barabizi bazi ko ndi Langwida ukina mu runana. yo disi yari afite umutima utuje, umutima mwiza, n'ibindi turareba mu kanya kari imbere. Kwivuga nka Langwida rero nakivuze nka Langwida, ariko urunana kenshi ntirubitwemerera. Ni nayo mpamvu wumva ngo ni abakinnyi b'urunana kenshi ukabumva bakina urunana, ariko ukaba utababona kuri social media n'ahandi hatandukanye bivuga mu byivugo bakoresha mu runana n'ibindi. Naho ushobora kubona bari kubikoresha ni igihe baba basuye abaturage bakabakinira urunana live, cyangwa se bakivuga mu dukino tugufi kugira ngo abaturage bahite babasobanukirwa mu buryo bworoshye bitewe n'uko babumva kuri radiyo. Reka tubereke gato. Cyane cyane abaturage bo mu cyaro bashimira urunana rwagize uruhare mu kujijuka kwabo, mu gutuma batekereza neza no gufata ibyemezo bigendanye n'iterambere ry'igihugu. Ariko inkuru ibabaje ni uko uyu munsi dukoze iyi nkuru, Langwida twakunze watumye ababyeyi batekereza neza bakita ku bana babo, uyu munsi atakiri mu bazima mu buryo bw'umubiri, ariko mu bizera aho twavuga ko akiriho, ariko ariho mu buryo bwa roho. Ni nyuma y'inkuru nyinshi tumaze iminsi dusohora z'ababyeyi bari kwitaba Imana, bakitaba Imana mu buryo buyoberanye, nta burwayi bukomeye bari bafite, ndetse bikaza bitunguranye. Ni nyuma y'inkuru twabagejejeho y'umubyeyi witabye Imana ari mu rusengero, yagiye ari muzima nta kibazo yari afite. Muri wa mwanya wo guhimbaza Imana, uwo mubyeyi bikarangira yitabye Imana. Ndetse ni nyuma y'indi nkuru duherutse kubagezaho y'umubyeyi wari mama pasteur waryamye nta n'ibicurane yari afite mu buzima bwe, yari muzima ku buryo bwuzuye, bugacya yamaze kwitaba Imana. Izo nkuru zose mbi z'icamugongo zijya gusa n'iyi nkuru mbi ya Langwida, usibye ko bo aho bataniye bagiye akiri batoya ugereranyije na Langwida, ndetse bo bakaba baragiye batarwaye, ariko Langwida akaba yari afite indwara y'umuvuduko ukabije. Ariko urwo si urwitwazo rwo kuvuga ngo yagiye afite uburwayi, kuko abarwaye umuvuduko ni benshi, ndetse burya no kugira ngo uhitanwe n'ubwo burwayi ni uko baba bwabanje kukuzahaza. Uyu Langwida we yari muzima akomeye mu buzima busanzwe, ndetse yari afite na role yiteguraga gukina mu runana. Ubwo rero ndumva hari ibyo mwabyihanganira niba atari bibi. Ese nirirwa mvuga ngo hari umubyeyi w'umutima mwiza, uvuga utuje, mwiza by'ukuri, cyangwa ahubwo namaze kubikwereka? Munyemerere noneho tuvuge ku buhamya bwe ku buryo burambuye. Amazina ye yitwa Nyirabagende Dorosera Fridaus. Izina Langwida yari izina ry'ubuhanzi. Yamenyekanye cyane mu ikinamico urunana ya radiyo Rwanda, aho yakinnye imyaka irenga 20. Yitabye Imana muri Kamena 2026 afite imyaka 64. Dore uko yatangiye gukina ikinamico. Mu kiganiro yatanze muri 2018 yavuze ko yatangiye kumva afite impano yo gukina umwana mu mashuri abanza. Mu 1996 yatangiye gukina ikinamico mu matsinda yakoraga ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Hanyuma mu mwaka wo mu 2000 nibwo yinjiye mu runana kuri radiyo Rwanda. Dore uruhare yagize mu ikinamico urunana. Mu nkuru z'urunana, Langwida yakunze gukina ari umuntu ufite imyitwarire ikomeye, rimwe na rimwe agaragara nk'umuntu ufata ibyemezo bitari byiza. Yavuze ko hari inkuru yakinaga zikamubabaza cyane ku buryo yumvaga ari nkaho zabaye mu buzima busanzwe. Dore icyo wamenya ku muryango we. Langwida yari afite abana 4. Muri abo harimo umwana witwa Lopez wakinanye nawe mu ikinamico urunana. Yigeze gusobanura ko gukinana n'umwana we byatumye yumva inkuru zimukoraho cyane kurushaho, kuko twavuze ko yakinaga inkuru z'ubugome. Dore imiterere ye mu buzima busanzwe. Nubwo mu runana hari abantu benshi bamubonaga nk'umuntu ugira ubugome, yavuze ko mu buzima busanzwe ari umuntu usabana kandi ukunda abantu. Yanavuze ko iyo abantu bamubonaga bakamwitiranya n'imyitwarire ye yo mu runana, byabaga bimugaragaza ko yakinnye neza mu runana. Idini rye yasengeragamo. Mu kiganiro cya Kigali Today yavuze ko yari umuyisilamukazi, kandi ko kuba yarakinaga nk'uwundi muntu wo mu yindi myemerere bitamugoraga kuko yabifataga nk'akazi k'ubuhanzi. Dore ibyatangajwe ubwo yitabaga Imana.
Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe ku itariki 7 Kamena 2026. Ibinyamakuru n'abantu benshi bakurikiraga urunana bagaragaje agahinda gakomeye kubera ko yari umwe mu nkingi za mwamba z'iyo kinamico. Dore bimwe yasize mu mateka ye. Yabaye umwe mu bakinnyi bamaze igihe kirekire mu runana. Yanafashije gutuma urunana ruba ikinamico yakunzwe n'ibyiciro byinshi by'abanyarwanda. Ijwi rye n'imiterere ye ya Langwida byabaye ikimenyetso kizwi cyane mu mateka ya radiyo Rwanda. Kwivuga nka Langwida rero nakivuze nka Langwida. Langwida witabye Imana ku myaka 64. Hari amakuru atangazwa ko yazize uburwayi, ariko ayo makuru ntabwo aremezwa neza kuko yaba umuryango we yaba abaganga nta n'umwe uratangaza ko yazize uburwayi. Reka twese tumwifurize uti ara akwakire mube. Gusa tunyuze mu mateka ye asize inkuru nziza imusozi, kuko yari umubyeyi wari ufite umutima mwiza wari utuje, yari umubyeyi wagiraga urukundo, yari umubyeyi warwaniraga kurwanya akarengane, kuko twanabonye ko yabitangiye mu buto bwe akina ikinamico yarwanyaga akarengane kakorerwaga abagore. Mu magambo makeya, Langwida mu buzima busanzwe yari umuntu mwiza wita ku muryango we, yari umubyeyi wari ufite impuhwe wita ku muryango we by'ukuri. Mu kazi ko gukina ikinamico yari umuntu witwaga Langwida. Langwida wakinaga ikinamico afite imico mibi, witwaraga nabi, w'umuhemu, ariko ibyo akabikora agira ngo atange isomo kubitwara nabi bahindure imico yabo bitware neza. Nubwo ibyo bintu yamara kubikina akahita atekereza ko bishobora kuba ibyanyabyo bikamutera agahinda kenshi, yakomezwaga nuko hari abantu benshi ashobora kuba ahinduye imitekerereze yabo, ababwiye ati dore mu buzima busanzwe iyo muri guhemukira imiryango yanyu nk'uko nayihemukiraga byabababazaga nk'uko aba bababaye. Ndabinginze rero muhindure imico yanyu, kuko kuba mubi bishobora gutuma wishima ariko bikababaza benshi, harimo n'abo mu muryango wawe, abaturanyi, ndetse bigasenya n'igihugu. Nk'uko twese twavuze ati Imana imutuze heza, reka ntiturenze amaso n'ibyo yaharaniraga tubashe kubikora. Reka tube beza nk'uko mu buzima bwa Langwida yaranzwe no kubirwanira ashaka ko abantu bose baba beza. Ndetse kuba beza ni ukutababaza bagenzi bawe, ariko bagenzi bawe nanone batari babi, kuko hashobora kuba hari bagenzi bawe babi bitwara nabi maze bakishimira ko wabashimisha ariko ukabashimisha witwara nabi. Ahubwo ni ukuba beza ushimisha bagenzi bawe beza, ababyeyi bawe nabo beza batari gito, ndetse no guharanira ko igihugu cyawe cyaba amata n'ubuki, igihugu cyawe cyaba cyiza. Ndabashimiye cyane abahisemo kubana natwe muri iyi video. Ni video yagarukaga ku buzima bwa Langwida, uyu munsi utakiri mu bazima ariko akaba ari mu bazima mu buryo bwa roho. Imana ibarinde.